Muraho neza abakunzi ba Dugurana Ikinyarwanda. Reka tubashimire uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho ndetse n'uburyo mubisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo hatagira ikibacika. Reka nizere ko meze neza aho muri hose, haba abari i Rwanda inaha ngaha dutetse, abari hakurya y'inkiko zarwo ndetse n'ibwotamasimbi. Reka nizere rwose ko aho turi hose twese dukomeye kandi nta gukomanganya amenyo, ko ibyiza byose dushaka rwose dushobora kubyoga kandi tukabigeraho, twishingikirije imigani yacu isobanuye dushobora gukoresha mu mvugo, mu biganiro, mu mbwirwaruhame cyangwa se mu nyandiko kugira ngo dushyigikire ikiganiro cyangwa ibitekerezo tuba dutanga. N'uyu munsi rero ngarutse ngira ngo mbagezeho indi migani 10 isobanuye kugira ngo dufatireho indi nshyikizo yo kugira ngo umuntu yunguke undi mugani mushya yakoresha avuga cyangwa yandika. Ngaho rero ni mu ntege yombi tuze tuyirambure. Umugani wa mbere uragira uti: ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita icyana. Uyu mugani wo urasanzwe, dusanzwe tuwumva muri rubanda, baba ari bakuru baba ari abantu bato turawukoresha. Ariko se ushatse kuvuga iki? Iyo bavuze bati ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita icyana, bashatse gusobanura ko igihe icyo ari cyo cyose hari igihe umuntu arebera umuntu inyuma cyangwa se akarebera ikintu inyuma, yakibona gishashagirana akagira ati kino kintu ni cyiza. Ni nk'uko wafata igitabo gifite amabara meza inyuma ariko wajya kukirambura imbere ugasanga nta kintu kibereyemo. Aha ngaha rero ntabwo twafata nk'urugero rwiza rwo kugira ngo tuzajye tureba inyuma, ahubwo twashingira ku cyo umuntu ari cyo, ku cyo ikintu kimaze cyangwa se kiri cyo, kugira ngo tutibeshya turebeye inyuma, kuko mujya mwumva bavuga ngo ibishashagirana byose ntabwo ari uko aba ari zahabu. Ndumva rwose byumvikana. Umugani wa kabiri uragira uti: ikinyugunyugu cyatwawe n'umuyaga kiti nihutaga ntarabona. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ikinyugunyugu tuzi ko kiguruka, ariko iyo kiri mu muyaga biba ibindi bindi. Ibi bishatse kuvuga ko buri gihe iyo wishimiye ikintu ubamo cyangwa se ikintu ukora, n'iyo bakongera andi mahirwe yo kwishima cyane mu kindi kintu runaka, iki gihe birakuryoha cyane ku buryo nibura urugero wishimagaho uburyo rwiyongera, nawe ugerageza kwishima kuri urwo rugero. Aha ngaha niho bavuze ngo ikinyugunyugu rero cyatwawe n'umuyaga kiti nihutaga ntarabona. Ni ukuvuga ngo uburyo ubwo ari bwo bwose wakoramo ikintu iki n'iki, uburyo wakwigaragazamo ubu n'ubu, iyo ibihe bihindutse ni byiza kugendera kuri bya bihe. Nicyo bishatse kuvuga. Niba amazi ari akazuyaze ukabyitwaramo utyo, cyangwa se yakonja cyangwa se yaba arimo kubatura, ukagerageza kwihwanisha, kwisanisha nako n'ubwo buryo ikintu gishyushyemo cyangwa se uburyo ikintu kimeze. Umugani wa gatatu uragira uti: ikirezi cy'inka ukima inshuti ntukima urupfu. Ngo ikirezi cy'inka ukima inshuti ntukima urupfu. Uyu mugani ushatse kuvuga iki?
uyu mugani ushatse kuvuga ko urupfu cyangwa se nyamunsi iza igihe ishakiye kandi ku buryo utayihagarika. Nyamunsi ntiwayihagarika, iza igihe ishakiye itaguteguje kandi nta buryo bwo kuyihakanira cyangwa se kuyigurutsa. Navuze ngo umuntu yitabye Imana, ni ukuvuga ngo urupfu niba rwakuziye ruragutwara uko byagenda kose, kuko burya urupfu ntimujya inama, urupfu nta ruswa waruha, urupfu ntabwo warukorera neza ngo rukureke, ahubwo ruza rudateguje, ruza nta kujya inama nawe ndetse rutabanje kugira ngo rwaguhitishamo iki n'iki. Oya, iyo ruje ruragutwara. Rero baravuze ngo ikirezi cy'inka ukima inshuti ariko ntukime urupfu. Umugani wa kane uragira uti ikitagutura ugitura amaguru. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ugizwe n'amagambo atatu, uroroshye cyane, ariko ni ikihe gisobanuro cy'uyu mugani? Ngo ikitagutura ugitura amaguru. Mufashe amagambo abiri, ikitagutura n'amaguru, wabonamo igisobanuro gihishe. Ni ukuvuga ngo niba agasozi kazamuka inka kamanuka indi, bakongera bakavuga ngo agasaza kamwa kuzakamwa, agasaza kamwa akandi kuzakamwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko niba umuntu ataguha, nawe ujya kumusura ntacyo wikoreye, ugiye n'amaguru gusa nyine wikoreye umutwe. Niko kera bavuga ngo wenda agiye ahantu yikoreye umutwe, cyangwa se agiye hirya hariya n'umutwe musa. Niba ugiye kureba inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe n'umutwe musa, bishatse kuvuga ko ugiye nta kintu ufite, nta kintu umujyaniye, kuko kera baturaga abavandimwe cyangwa se inshuti ibintu runaka kandi bakabijyana babyikoreye. Ntabwo ari nk'ubu ngubu umuntu atega imodoka cyangwa se amagare cyangwa se ubundi buryo bw'umuntu yategamo. Oya, bajyanaga ibintu babyikoreye ku mutwe. Rero kugenda n'umutwe musa ni ukuba ko nta kintu umushyiriye, ugiye ubusa. Rero ngo ikitagutura ugitura amaguru, bishatse kuvuga ngo mpanguhe, akebo kajya mugarura. Umuntu waguhaye niwe wakagombye guha, ariko ibi ngibi ntabwo twavuga ngo ni umuco mwiza, ahubwo hari n'igihe n'umuntu utaraguhaye nawe wamuha kugira ngo umwigishe ubugiraneza cyangwa se ubugwaneza. Umugani wa gatanu uragira uti ikitavuzwe ku cyumweru cyica umubyizi. Ngo ikitavuzwe ku cyumweru cyica umubyizi. Ibi ngibi birasobanutse. Niba koko hari gahunda runaka cyangwa se igikorwa runaka kigomba gukorwa ku cyumweru ntikibe, bishatse kuvuga ko kizabatwara undi munsi, yaba ari ku cyumweru cyangwa se umubyizi. Icyo kintu gishobora kuzabatwara ikindi gihe kuko kigomba kubaho. Ibi bishatse kuvuga ko buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Kuvuga ngo kuba ahantu ku gihe nyacyo, uhakorera icyahagenewe, ndetse no kuba nibura uhakorera icya nyacyo. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa gatandatu uragira uti ikiyira kigendwa ni ikirika. Ibi bishatse kuvuga iki? Ikiyira gishobora gusobanura umuntu cyangwa se ikintu runaka umuntu yagana, noneho ikirika
bishatse gusobanura ikintu kiribwa cyangwa se bigasobanura ikintu umuntu yafataho inyungu cyangwa se yabonaho inyungu. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Tugiye mu mvugo iboneye. Mu mvugo inoze twavuga ko uyu mugani ushatse gusobanura ko abantu benshi basanga cyangwa se bagana ikintu kibafitiye inyungu. Ntabwo uzaba udatanga ngo abantu bakugane, ntabwo waba uri umunyabwugu rwose ngo abantu uzabagire nk'inshuti nyinshi. Nta nshuti nyinshi uzagira, uzasanga ufite abavandimwe gusa nabwo bakwishisha. Ariko iyo ubaye mukunda abantu usanga inshuti rwose ari uruhuri iwawe, ndetse no kuri telefoni aho ubu ngubu iterambere ryateye dusigaye tuvuganira ku nziramugozi cyangwa telefoni, usanga inshuti ufite nyinshi kuko bazi ko uri mukunda abantu. Aha ngaha rero iyo umuntu afite icyo agukuraho akenshi arakugana, ariko iyo adafite icyo akuramuraho iki gihe rwose ntiwamubona. Niba ari hahandi haturutse ngo izina ngo ryabakundukize ntabwo mbizi, ariko bijya gusa nabyo. Bijya gusa nabyo rwose. Umugani wa karindwi uragira uti: irigukunze rigusubira mu nda. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ngo irigukunze rigusubira mu nda. Ibi bishatse kuvuga ko niba koko uvuga amagambo ukavuga amagambo menshi, ni byiza kwitoza kuvuga neza, kuvuga witonze kandi ukavuga amagambo abaze, kuko akenshi aka kanwa kacu niko gashobora gusohora amagambo meza n'amabi, kandi amagambo ashobora gukomeretsa umuntu mu buryo butandukanye. Rero iyo ushaka kwirinda impaka, ushaka kwirinda ibintu bibi bivuye kuri bagenzi bawe cyangwa se inshuti zawe, ni byiza kumenya ibyo uvuga, kumenya amagambo ayo ari yo ukoresha, ugatoranya amagambo ugomba gukoresha uganira n'inshuti. Rwose uyu mugani urumvikana ko ari byiza gutoranya amagambo meza wavuga ahantu aho ariho hose, kugira ngo hatagira irigenda ukicuza ko ryagaruka, kandi ngo iyo karenze umunwa karushya ihamagara. Murabyumva cyane rwose. Umugani wa munani uragira uti: ngo iri maso ntibikira isinziriye. Ibi bishatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse kuvuga ko niba hari iri maso ndetse n'isinziriye, ese ni iyihe twakwizera? Yaba ari umuntu, yaba ari ikintu runaka. Hano ni ukuvuga ngo iyo umuntu adahari ntabwo amenya inkuru muzi, nicyo bishatse kuvuga. Ariko hari igihe umuntu aza akakubarira inkuru nk'uwari uhari cyangwa se nk'aho yabaye ahari kandi nawe yarayibwiwe, ugasanga gusa aragenda ashyiramo umunyu, bya bindi byo kwirwanaho, ariko atari we soko ndetse atari no kuri ya soko ya ya nkuru. Rero umuntu uwo ari we wese utigereye ku kintu, utigereye ku nkuru, utigereye kuri iki n'iki, buri gihe ntabwo yafatwa nk'umunyakuri. Akenshi umunyakuri ni wa wundi wivugira inkuru mpamo yirebeye, aho kugira ngo yumve ku wundi muntu.
ngo iri maso ntibikira isinziriye. Umugani wa 9 uragira uti iri mu isaho ntiraswa. Ibi bishatse kuvuga iki? Isaho ubundi umuntu ayifata nk'agafuka umuntu cyangwa se umufuka runaka muto umuntu yabikamo akantu agenda, kuko iyi saho wasanga bayikoresha mu kubikamo utuntu dutandukanye kera, kakozwe mu ruhu rw'inyamaswa. Murabizi ko kera bahigaga ari naho bakoraga ibikoresho byose bitandukanye mu mpu ndetse no mu biti, bakunda guhondahonda bikavamo igikoresho. Ariko iri saho reka turifate nk'umufuka. Rero iyo ikintu gihishe mu mufuka runaka utakireba ntabwo wamenya icyo ari cyo, ntabwo wamenya uko kimeze. Uyu mugani ngo iri mu isaho ntiraswa ushatse gusobanura ko iyo ikintu gihishe nta muntu umenya ibyacyo. Rero ntiwapfa kuvuga ikintu utazi, ntiwapfa kuvuga ikintu utareba. Ni handi bajya bavuga ngo uhisha mu nda ntiyibwa n'imbwa. Niba ikintu cyose ukigumanye mu nda cyangwa se ukakigumana, ntukivuge ngo bacyumve cyangwa se ngo ugisohore bacyumve. Iki gihe nta muntu ukimenya, ni wowe wenyine ukimenya. Rero iyo ikintu gihishe ntabwo umuntu yamenya ibyacyo, nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti iri mu nda ibarirwa na nyina. Ngo iri mu nda ibarirwa na nyina. Ibi bishatse kuvuga iki? Buriya niyo umuntu yakwigira igitangaza, akigira abamenya, akigira akaraha kajya he, buriya abantu bashobora kukuyoberwa, ariko umuntu musangiye amaraso aba akuzi, umuzi neza, aba akuzi wese. Waratobye akonda kureba, waravutse akureba, uko wakuze abireba, uko wabayeho abireba, ibyo ukunda, ibyo wanga, byose aba abizi. Rero baravuga ngo iri mu nda ibarirwa na nyina. Burya ikintu icyo ari cyo cyose, umuntu uwo ari we wese musangiye amaraso cyangwa se ukuri hafi, niwe ukumenya, niwe umenya ikintu iki n'iki. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Ni aha ngaha rero dusoreje imigani yacu 10, imigani twasobanuye kugira ngo tumenye aho twakoresha umugani uyu n'uyu ndetse n'igihe twawukoresha. Ngaho rero nimwishyuke kandi muzajye muyikoresha, kandi ntihagire ubisoba, muzajye mutwandikira mu bitekerezo, dushobore kuza kugarukaho mu buryo burambuye kugira ngo umuntu awusobanukirwe. Ngaho rero mukomeze kugira amahoro n'amahore aho muri hose, tubifurije ibihe byiza. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.